Ndabashuhuje nshuti zanjye mbabwira ni amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Uyu munsi tugiye kureba inyigisho ivuguruza ubutumwa bw'abadivanisiti ku nyigisho y'urubanza rwatangiye 1844. Mu yandi magambo, tugiye kuvuguruza inyigisho y'abadivanisiti ivuga ko urubanza rwatangiye 1844. Rero ngewe ugiye kubabwira, ndi kubabwira nka Apotre Ruhatiriza, umudivanisiti, sindi umusoke, sindi umugaturika, sindi umusilamu, ngende umudivanisiti. Ariko mbabazwa cyane n'uburyo mu byo twigisha nk'abantu bigisha ukuri ko dutinyuka tukavuga ikinyoma, tugashyira ikinyoma habona ko urubanza rwatangiye 1844 kandi tubizi neza ko ibyo bintu ari ibinyoma. Ibyo bintu birababaje cyane. Iyi nyigisho rero ivuga iby'1844 ubundi umuntu wayizanye mu by'ukuri ni umuntu witwa William Mirere. William Mirere yari umubwiriza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yigisha ko Yesu azagaruka 1844, nawe abikuye muri Danieli igice cya 8 umurongo wa 14. Yavugaga ko Yesu azagaruka muri uyu mwaka, ariko nyuma yo kugwa mu ikosa bamwe mu bamukurikiye baje kuvuga ko Yesu atagarutse ku isi, ahubwo ko yinjiye mu cyumba cyera cyane cyo mu ijuru ngo atangire urubanza. Mu yandi magambo, iyi nyigisho William Mirere amaze kuyigisha abantu, yakiriwe n'abantu benshi cyane, yewe ndetse baturutse mu madini atandukanye. Barangije bajya gutegereza Yesu, barazamuka umusozi, bambaye imyenda y'imyeru, bambaye imyenda irabagirana, bakijijwe biyejeje. Kuri tariki ya 22 Ukwakira 1844 niyo tariki uyu Mirere yari yashyizeho. Baramutegereza bigeza mu masaha ya mu gitondo, izuba rirarasa, baramubura. Bamubuze rero habayeho gucika intege gukomeye, ku buryo abantu bagirwaye indwara y'agahinda gakabije, bamwe bisubirira mu byabo, abandi basubira mu madini bari bariho baravuyemo bajya gusaba imbabazi, barongera barinjira mu madini. Abandi baravuga bati ibi bintu by'Imana bya Yesu azagaruka n'ibintu by'ibihimbano, bisubirira mu bucuruzi bwavuyemo bajya kunywa no gusinda. Abandi baravuga bati rero yewe harimo n'itsinda rimwe ryavuyemo bajya kwibera aba Yehova, nabo wenda tuzabavugaho n'uwabajyanye. Abandi bayobowe n'umuntu witwa Hiramu Edison, baragenda bashinga abadivanisiti, aribo aba bacu b'umunsi wa karindwi. Ariko ubwo icyo gihe bari bakivangavanze muri rusange. Barangije rero hagira abandi bantu basigarana na William Mirere. Mirere rero nk'umuntu wabwirije ubwo buhanuzi, ariko kandi Yesu ntaze. Dore icyo yakoze. Yaranditse ati, ndemera ko nibeshye,
nemera ko naciwe intege, ariko ndacyemera ko umwami ari hafi. Mu ibaruwa ye yo ku itariki 10 Ugushyingo 1844 ubwe yemeye ko yibeshye. Ikindi indi ngingo nakubwira nuko abari bakurikiye Mirere bakagenda mu itsinda rya Hiramu Edison, yewe ndetse bakajyana n'abitwa ba Joseph Batesi, bakajyana ba John Andrews. Mu iryo tsinda ry'abo bantu baricaye baravuga bati rero mu by'ukuri Yesu ntago kuba ataje hano ngo adutware, buriya yinjiye ahera cyane. Mu yandi magambo bahita bavuga bati kuba ataje hano ku isi ngo adutware, buriya ahubwo yinjiye ahera cyane, aho agiye gutangira umurimo w'urubanza. Babyemeza gutyo, aba ari uko babyigisha. Ntibajya no kureba William Mirere bamubwire bati ubu butumwa uko tugiye kubutwara nuko, wenda ngo banabiganireho, ahubwo bo bakomeza ya nyigisho ya Mirere, ariko bagera ku itariki y'uko Yesu atagarutse bagobekamo yuko yinjiye ahera cyane. Ibyo bintu ndetse byababaje William Mirere, arababwira ati uretse ko nabeshya abantu, noneho mwebwe abo mugiye kubeshya nibo benshi kuruta abo nabeshye. Ndetse ntiyafatanya nabo kuko yapfuye adafatanyije nabo, nta nubwo rwose ubutumwa bahise bahagurukana batwaye yabwemeye. Noneho wabaza abadivaniste bakakubwira bati umwuka w'Imana yayoboye Mirere kugira ngo havuke abantu bahaguruke bagira ishyaka ryo gushaka Imana. Ati rero kuba Imana yaramuhishe ko azinjira ahera cyane, ati yarabimuhishe kugira ngo imitima y'abantu ikanguke. None ukababaza uti se kubera iki Mirere ibyo bintu atabyemeye kandi ari we fondateri? Bati ibyo ngibyo nyine nta kundi byagenda, ariko nawe Imana nta cyaha izamubaraho. Ariko mu by'ukuri ndagira ngo mbabwire ko ibyo bintu ntago ari byo. Iyo dusomye muri Daniel igice cya 8 umurongo wa 14 havuga ko havuga amanywa nijoro, ntago havuga umunsi, aho kuko Bibiliya urabona umunsi umwe mu buhanuzi nko muri Ezekiel igice cya 4 haba hagaragaza ko umunsi umwe wawubara ukawunganya n'umwaka. Ibyo bintu nabyo birimo. Wenda se kugira ngo byumvikane, Imana yabwiye Abisirayeli irababwira ngo nkuko iminsi mwagiye gutatiramo ari iminsi 40, nanjye umunsi umwe nzawunganya nk'umwaka, mupfire hano mu butayu. Mu yandi magambo iminsi 40 mwagiye gutatiramo mukaba mugarukanye inkuru y'incamugongo, nanjye ngiye gufata umunsi umwe nkuhwanye n'umwaka. Nashakaga kubambutsa byihuse, ariko iyo myaka muzayimara hano mu butayu, muzahasazira mupfe mushire, kugira ngo abana banyu bazamenye ko mwampemukiye, kuko abana banyu mumaze gupfa nibo nzambutsa mbageze i Kanani. Rero nawe ajya kubara, ni isomo yifashishije riboneka mu kubara, niri ryo muri Ezekiel. Noneho ariko dusomye muri Daniel igice cya 8
isomo tubonamo ry'iminsi 2300 nta hantu biri buhurire, kubera ko havuga amanywa nijoro, uko bukeye bukira. Kandi mu by'ukuri uretse kwigiza nkana, iyi ni iminsi isanzwe, yamaze i Yerusalemu umuntu witwa Antiochus Epifani ari guhindanya ubuturo bwera. Ndetse byageze ubwo akuraho ibitambo byatambwaga, ategeka abayuda gutamba ingurube, abategeka kwica isabato. Hari n'abantu benshi bishwe bazira kutarya ingurube. Abantu ba Matiyasi, ba Makabe bahuye n'akaga nk'ibi bikorwa bya Antiochus Epifani. Rero ikibanuzi bwabwiraga Danieli bwaravuga ngo ibyo bintu ubyubonye byo gukora igitambo, byo guhindanya ubuturo bwera, bizamara iminsi 2300. Mu yandi magambo, bizageza iminsi 2300 uko bukeye bukira, hanyuma ubuturo bwera buzabone kwezwa. Ndetse ngira ngo abayuda bashyizeho n'itariki yo kujya bibuka uwo munsi bongeye kweza ubuturo bwera, birukana imyanda, barakubura, barahanoza neza, bakajya bashyiraho n'itariki yo kujya bibuka Yesu. Rero ndetse n'uwo munsi uwo muhango yajyaga awujyamo, nk'uko tubisanga muri Yohana, yajyaga awujyamo nawe akajya kwibuka uwo muhango. Rero ntago iri somo riboneka muri Danieli, mu by'ukuri nta hantu rihuriye nuko umunsi umwe ungana n'umwaka. Indi ngingo nakubwira ni ingingo ya 4, Abaheburayo. Urwandiko rwandikiwe Abaheburayo, icyo turubonamo ni uko Yesu yinjiye mu cyumba cy'ahera cyane amaze kuzuka. Abaheburayo igice cya 9 umurongo wa 11 kugeza 12 handitswemo ko Yesu yinjiye rimwe mu cyumba cyera cyane atunganya agakiza kacu. Ibyo Pawulo yarabisobanuye. Kandi nanone akavuga ko yahinjiye akimara kutubonera gucungurwa. Nta hantu havuga ko yabanje gutinda imyaka 1800 ngo narangiza abone kwinjira aho hera cyane mu icyo cyumba. Igice cya 5 cyangwa se ingingo ya 5, urubanza ruzaba mu gihe kiri imbere. Byakozwe n'intumwa 17 umurongo wa 31 haranditse ko Yesu yashyizeho umunsi azacira urubanza abantu bose. Matayo 25 umurongo wa 31 kugeza 46, Yesu azagaruka mu bwiza, nibwo azicara ku ntebe abantu bose abacire urubanza. Ntahavugwa ko urubanza rwatangiye mbere yo kugaruka kwe, ntaho uhereye mu itangiriro ukageza mu byahishuwe. Indi ngingo ya 6, abizera Yesu ntago bakeneye gusuzumwa mbere yuko bakizwa. Icyo cyaba ari ikinyoma. Nuko impamvu Abaroma igice cya 5 haranditse umurongo wa 1, kubera ko twakijijwe kubw'ubuntu. Cyambere kubw'ubuntu kandi tugakizwa no kwizera. Hano harimo ibintu bibiri. Twakijijwe n'ubuntu kandi binyuze mu kwizera. Bakavuga bati rero dufite amahoro ku Mana. Bivuze ngo kwizera Yesu
biguha gukiranuka ako kanya. Ntabwo bisaba kubanza gutegereza urubanza kugira ngo ubone gukiranuka. Reka. Indi ngingo ya 7 ni ingaruka mbi y'inyigisho ivuga ko urubanza iby'urubanza rw'844. Icyambere, iteza ubwoba n'ibitekerezo byo kutizera ubugingo buhoraho. Ituma abantu bibanda ku mibare y'ubuhanuzi aho kwishingikiriza ku Mwuka Wera. Noneho ugasanga abantu ikibashishikaje ni ubuhanuzi, bagahora bacunganwa n'ibihe. Amatangazo yahita cyangwa se ibyaduka, bagahora bameze nk'abantu babunze imitima. Nta mahoro na make agakiza kigeze kabazanira, ahubwo ugasanga ni abantu bahangayikishijwe n'ibihe. Ibi rero bituruka kuri iyi nyigisho, nibwo bubi bwayo bwa mbere bubaho. Nuko ikintu cya mbere butuma umuntu ahora ameze nk'aho ahangayitse. Ikindi, igateza abantu kwigira agatsiko k'abanyamwigendaho, kandi akaba ari abantu b'ubwirasi mu by'idini. Ukumva yuko niba umuntu ibi bintu by'uru rubanza by'inyigisho atabisobanukiwe, ukumva nyine ari wowe muntu wa mbere w'indobanure, ari wowe muntu wa mbere w'intangarugero uzi ibyanditswe. Kandi mu by'ukuri ndagira ngo nkubwire ko ibi ni ibintu ubwabyo ni virusi mbi. Iby'inyigisho nakubwira ngo ni virusi. Ingingo ya 8, reka turebe icyo Ellen White n'uruhare rwe muri iyi nyigisho. Buriya Ellen White, ukivuga ubundi Ellen White umudivaniste, imwe muri virusi afite ni ukumva Ellen White icyo yavuze yavuga ibiri byo, avuga ibitari byo. Ubwo nyine nuko arabitwara, nta busesenguza ari bubikorere. Ubwo mbese aramufata nk'ibyavuzwe kurusha Imana. Mu yandi magambo, nimba umuntu asomye nk'ijambo muri Bibiliya, undi akarisoma mu nyandiko ya Ellen White, rya rindi asomye mu nyandiko ya Ellen White, iyo rivuguruje iryanditse muri Bibiliya, umudivaniste afata iryanditswe na Ellen White kurusha uko yafata iryanditswe muri Bibiliya. Uyu rero ni virusi, ni virusi yo mu myizerere cyangwa se mu mitekerereze. Ellen White icyambere yagize uruhare mu bashinze itorero ry'Abadivantisite. Yashyigikiye cyane iyi nyigisho. Mu gitabo cye intambara ikomeye, ibyaduka n'inyandiko z'ibanze, yagiye abivugaho cyane yuko uyu mwaka w'844 icyabayemo gikomeye ari uko Yesu yinjiye ahera cyane agatangira umurimo w'urubanza. Ndetse mu ntambara ikomeyeho yarwise urubanza kagenzuzi, aho bakurikirana akantu ku kandi ngo nta kantu na kamwe kirengagizwa mu rubanza. Niryo jambo yakoresheje, ngo buri gakorwa kose nubwo kaba gatoya karakurikiranwa. Mbese ubwabyo iyi nyigisho ikuraho igitambo cy'ikaruvari. Ubwo icyo gihe tuba twamaze gukizwa n'imirimo, ntabwo tuba tukicaye ngo twishimire agakiza twaboneye muri Kristo. Noneho ibyanditswe ntabwo byubakiye ku byanditswe byera, cyangwa se mu magambo iyi nyandiko ivuga ibi ngibi ntabwo yubakiwe ku byanditswe byera, ahubwo ni ku mayerekwa ye, inzozi, ibintu nk'ibyo ngibyo nibyo bivugwa
cyangwa se nibyo yifashisha ari kuvuga ibi bintu. Rero ndagira ngo mbabwire nk'uko tubisanga mu rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 5 umurongo wa 21, niho hatubwira ngo mugerageze byose, ibyo mwumvise byose n'ibyo mwizeye byose, nimurangiza mugaruke mwite ku byanditswe byera, kuko ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, ngira ngo niko Bibiliya ivuga, bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumutunganya no kumwemeza ibyaha bye, yewe ndetse bikanamuhanira gukiranuka, nko kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse kandi afite ibimukwiriye byose. Iyi murongo rero cyangwa se ingingo ya 9 nakubwira ku inyigisho, icya mbere nuko umurongo w'ukuri wa Bibiliya uvuga ko Yesu amaze kuzuka yahise yinjira ahera cyane, nkuko tubisanga mu Baheburayo igice cya 9 umurongo wa 12. Ibyakozwe n'intumwa 17, urubanza ruzabaho mu gihe cy'iherezo ry'isi, ntabwo ari icya 844. Ikindi Abaroma 3 umurongo wa 28, abakiranutsi bababarirwa ubu binyuze mu kwizera. Umwanzuro w'aya magambo, icyo ugomba kumenya, inyigisho y'uko urubanza rwatangiye icya 844 yaturutse mu bintu byo kubara nabi, ubuhanuzi, yatewe n'ikosa ryagaragaye, ngira ngo ibyo tumaze kubireba ruguru, n'uwabizanye yasabye imbabazi. Ikindi, iyi nyigisho y'uko urubanza rwatangiye cyangwa se Yesu yinjiye ahera cyane cya 844 irwanya Bibiliya ku buryo bugaragara, kuko Bibiliya iravuga nayo ikavuga kandi ntibihuze. Tugomba kwifata rero nk'irwanya Bibiliya. Dukwiriye gusubira ku ijambo ry'Imana aho Yesu ari, dukwiye gusubira ku ijambo ry'Imana. Ikindi, tukamenya ko Yesu ari we rukumbi ubasha kutubabarira ibyaha byacu, ntabwo ari uko twagiye mu rubanza, kuko ntabwo tuzakizwa n'amategeko, nta nubwo tuzakizwa nuko twireguye, nta nubwo tuzakizwa n'imirimo yacu myiza. Ibyo bintu mugomba kubimenya. Tugomba gukizwa no kwizera Yesu Kristo, kuko ni nacyo cyamuzanye. Ntabwo yaje kudupfira ngo niturangiza tujye gushaka abavoka, tujye gushaka abashinjacyaha, abatwigira amadosiye. Oya, igitambo cya Yesu kirahagije. Ikindi, tugomba kwishimira agakiza kacu, nk'uko tubisanga mu rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 1 umurongo waho wa 15. Icyo Yesu rero yaje gukora ni ukugira ngo ashake umunyabyaha, kandi umunyabyaha nanjye ndi uw'imbere. Nawe ndagusabira kugira ngo ube imbere ukizwe n'ako gakiza mu izina rya Yesu.